abantu benshi barasambana ntibatinya kuza hano kuri podium kuririmba. Abandi benshi bariba amafaranga aho bakora ntibatinye kuza kuyatangamo icacumi. Abandi benshi baza mu materaniro amaboko bakayakunja. Abandi benshi barimo barashira imbaraga mu kubuza abafite imbaraga zo gukorera Imana kuyikorera, bagashira vitesse mu kubabwira ngo ibi muhaye mukora ni ibiki. Muzi igihe gusomana byabaye nk'ifyeri, ntabwo umuririmbyi atinya gusomana. Mureke mbabwire ikintu cyantangaje. Abana banje bambwiye buriya overnight twaherutse. Abana banje tugeze mu rugo bafashe telefone yanje, twatumiye abantu batandukanye ntimuzomenya ngo ni bande. Baja kuri YouTube barambwira ngo mama ngwino tukwereka ibyo twaboneye muri parking. Ibiki? Bajya kuri telefone baja baririmbyi baririmbaga barambwira ngo urareba uyu muririmbyi turi hanze kubera ko hari huzuye, yavuye kuri podium ageze hanze atangira gusomana n'undi musore nawe wari uvuye kuri podium. Biza bibera kuri podium, icyaha ntikikivugwa, kwihana ntibikibaho, ariko ko turaja mu ijuru. Tugushimiye igicamunsi cyiza tugezemo, abapapa bamama, urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, abana bato, abari hano mu materaniro, abadukurikira online, abashumba, abadiakone, abaprotokole, abari kuri sound, abaririmbyi, abayoboye gahunda, abazadukurikira. Mwami, izina ryawe rihabwa icubahiro kubera kuko ni wowe wabigenye mwami, kubera umugambi wawe mugari ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tugihumeka, niyo mpamvu twateye intambwe bikemera, niyo mpamvu twifuje kuza mu nzu yawe tukahagera amahoro. Izina ryawe rihabwa icubahiro Mana. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ririhagije, ariko imitima yacu mwami ibu butaka bwiza bubasha kwakira ubushake bwawe, icyo wagambiriye uyu mugoroba wa none Mana aba ari cyo kigerwaho, kandi muri byose izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze kuko uzumvishe kandi ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Ntarasoma ijambo, ese kera wagiyera? Nari nakubwiye ngo ugume hano, ongera ucurange kugira ngo twiyegereze ijambo ry'Imana. Ndahita nkomerezaho kandi ndibaza ko ntari butinde pe. Imana ifashe. Hahandi wari ugeze kandi wihute, harya wari ugeze. Imana irabizi ko umutima wanjye urimo kwishima.
amasegonda abiri mbonye mwene data yikoreye amaboko. Yoo! Imana ibaha umugisha. Turaja kongera nyuma y'ijambo. Lozele forga. Ozeli forga. Oteli delezele forga. Zaritega. Ibyahishuriwe Yohana. Ozeli forga. Lodeli zelefo. Leze bonite. Ozeli forga. Ibice 22 ibyahishuriwe Yohana kuva ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12 gusa. Twumva Imana muri uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukiranirwa agumya akiranirwe, uwandura akomeze yandure. Haleluya. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima we agumye yandure. Ukiranuka agumye akiranuke, n'uwezwa nawe nagumye yezwe. Haleluya. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri mukristo wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Uzuza gutarama, uzuza guterana, uzuza mu materaniro ibihwanye n'ibyo ajya akora. Naho gusa tuvuga. Imana ihabwa icyubahiro. Topic iravuga ngo Yesu araje. Naho gusa Yesu araje. Ibyo dukora, ibyo twibwira, ibyo dukorana intege nke, ibyo dushiramo imbaraga, Yesu araje. Yesu araje. Haleluya! Aya magambo yanditswe na Yohana kandi ahayandikira ahantu hakomeye. Bakristo, mureke tujya tuganira ijambo, kandi nibiba ngombwa ujye usoma Bibiliya umenye ibyo abandi banyuzemo. Kambaze ntangira amashimwe yaranyinjiye mu ijambo, kandi King yaratumye ngo nzobasuhuza. Niwe perezida wanyu ku isi hose. King, madame we Nzungu yarafite timu y'abantu barenga 10 yazanye akuye muri Amerika, duhurira muri Canada. Yarambwe oningera hano nzobasuhuza. Mwakiriyo ntasho ya Pastor King n'umuryango we n'abakristo be na Nzungu barabakunda cyane. Rubyiruko muri hano gukorera Imana cyane ni hano. Hariya ni ku masaha, kandi kugira ngo ubone agahusha buri gihe ngugiye mu gitaramo. Ushobora kujya mu gitaramo baguhaye agahusha, ubutaha wagasaba bakagusezerera mu kazi, kuko hariya gukora n'ugukora, n'udakora ntukarye. Iryo hame hariya rirapurika cyane. Rero kugira ngo ubone umukozi ukomeza kugusaba agahusha ngo agiye mu ivugabutumwa, dukorera Imana tugifite umwanya. Kuko hari aho tuzogera, mama yabivuze hariya, ukajya wifuza aya materaniro kugira ngo uyabemo kandi bitagikunze. Imana ibaho umugisha kubwo kwakira indasho za bene data bamahirwe, murabazi na timu yindi bari bazanye abantu bajya badukurikira online tuafite abantu benshi babazi. Nukuri by'umwihariko bantumye kuri Kiriki ngo baragukunda Kiriki, kandi ikintu cyantangaje, Kiriki si umuvuga butumwa, Kiriki si umuhanzi uhambaye, ariko baragukunda mu rwego ntobasha kubivuga. Imana iguha umugisha, kandi ntasho yawe nyikugejejeho abantu bo muri Canada bantumye ngo mbasuhurize Kiriki
ari imbere yanje kandi ndabimubwiye. Namwe mwese ba Bene na Chance, abaririmbyi ba Joyous, abajya bayobora gahunda, ababwiriza, bajya basa nkaho babazi mu mazina kubera kudukurikira cyane. Biriya bihumbi hafi bigiye kugera 40 mujya mubona bijya bidukurikira, byabaye nk'abanyamuryango. Bariya nabari ku migabane y'isi itandukanye, naba agaciro mu bakomera amashi. Haleluya. Uzamurira mikrofone wayigabanyije aho yariri. Imana iguha umugisha. Nyabagiye ngo tugiye kuvugana ijambo rivuga ngo Yesu araje. Yesu araje. Yesu uramwiteguye ko turi mu kuza mu gatatu tukaja mu biterana ahantu hatandukanye. Uzugenda muri biriya byose ufite intego ivuga ngo nahandi Yesu ashobora kuza mu buzima bwanje nkagenda. Hari ujya ubitekereza? Ujya wibuka ko ushobora kuva mu rugo ukaja mu kazi, Yesu akaza, ntiwongere gusubira kuri cya gitanda cyiza waryamagaho ukumva kuko wiguriye igitanda cyiza. Ntiwongere kwicara muri za ntebe ujya wicaramo ukumva uranezerewe. Yesu araje. Haleluya! Yesu araje, tubyange, tubyemere, tubyitegure, tubigerane intege nke. Araje. Ababwiye ngo aya magambo yanditswe na Yohana ari ku karwa ka Patimo, azira ubutumwa bwiza. Arimo azira gukorera Imana. Yariyemeje kwiyegurira kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko Satani ngo abirebe atangira kurwanya umugambi mugari wo gukorera Imana mu buzima bwa Yohana. Yanyuze mu mibabaro ikomeye. Iyo usoma ubuzima bwa Yohana, ariko ntiyigeze ahakana Yesu, ntiyigeze areka kwamamaza ubutumwa bwiza. Baramufata bamujana ku karwa ka Patimo, baravuga ngo reka tumujugunye, twaramutetse biranga, ariko reka tumujugunye ku karwa, nagerayo azicwa n'ibintu nka bitatu. Icyambere, azicwa n'inzara, nta biryo biba ku karwa. Icyakabiri, azicwa n'irungu, kuba ahantu wenyine, nta bantu nk'abo ubona, nta muryango, nta telefoni hari ngo baguhamagare ngo umeze gute. Irungu rizomwica. Niba inzara izomusiga, ariko irungu ntirizomwica. Haleluya! Ari muri ubwo buzima bushaririye, bugoye, bushobora kungeraho njyewe nawe, ikaba impamvu yo kuvuga ngo shobora kuba nyaribeshe iyi Imana nyakurikiye atariyo. Noba nyarakurikiye Imana nyayo, ikemera ko banteka mu ngunguro y'amavuta, ikemera ko banjugunya ku karwa katagira ibiryo, katagira undi muntu uwo ari we wese. Ishobora kubyemera, ariko yarabyemeye kuri Yohana. Ageze ku karwa, ari mu irungu, ari mu nzara, ari mu mbeho, ari ahantu hagoye. Imana ngo imwitegereze, ibona umutima wa Yohana. Ntiwigeze ucogora ngo utekereze, utangire kwiganyira ngo uvuge ngo se iyo nja kubireka sinkurikira iyi nzira ahari mba afite amahoro. Ahubwo asanga umutima we naho muri ako karwa, muri iyo nzara, muri iyo mbeho, umutima uracari muramya Imana ya Isiraheli. Naba ndi muzima, naba ntakiriho, nzakomeza nkwizere. Ariko Mana we, tuzohagararana na ba Yohana. Akazi kaza gashira, wahembwaga amezi 12, wamara nk'atatu kwamutangira kubwira abantu ngo njewe uriya Mana sinzi. Amateraniro ukayavamo, abaririmbyi ukabavamo, gahunda z'imiryango ukazivamo, ngo kubera yuko umaze amezi 2 udahembwa. Uzohagararana na Yohana, uzohagararana n'abo bashize mu biti bakajya bazana
harya bavyita iki urukerezo bagakeba kugeza igiti gitandukanye n'umuntu. Uzohagararana tuzohagararana. Nabo babaga uruhu babona bakajya barushishura bamubwira ngo ihakane Yesu, akarinda acikana akiramya Imana ya Isirayeli. Imana imaze kureba umutima wa Yohana yohereza marayika iramubwira ngo nyabonye umutima wa Yohana ari muri ya bigeragezo mu kababaro, yatawe yajugunywe kubera nje, ariko ngo ne ku mutima we mbona uracyari umutima wojana ubutumwa buzima. Amubwira aya magambo, aramubwira ngo nguhaye ubutumwa bw'amatorero 7, ugenda ujane message uje kubwira basigaye. Marayika muzanira aya magambo nandi menshi uhereye mu gice cya mbere, wakeneye kubisoma neza. Aravuga ngo uwandura nakomeza ashiremo vitesse yo kwandura, ukiranirwa nawe nabikore cyane akiranirwe, ajya asuzugura amateraniro, asuzugura amaturo, asuzugure kugirira neza mwene se, asuzugure gukontribuwa mu kintu icyo ari cyo cyose cyogirira mwene se umumaro. Yabivuze neza komfi. Uzi ko tujya dukora urubuga rwo gushigikira runaka, ufite ubukwe cyangwa ikiriyo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose gikeneye ubufasha muri ubu buzima, ubu mukire ubu mukene, iteka uzakenera undi. Umunsi wapfuye ntabwo amafaranga yawe azoterura isanduka ryawe, amaboko y'abandi niyo azariterura. Umunsi wakoze ibirori, abazakuririmbira n'abazakwambarira n'abazokora amaserivisi n'abantu, ntabwo wowe wobyikorera n'umuryango wawe. Ukeneye itorero, itorero riragukeneye. Haleluya, amen. Ariko mana, tuzi ko Yesu arimo kuza. Ukiranirwa nabishyiremo imbaraga, akomeza akiranirwe. Ugende ubabwire uwandura akomeze yandure, uwezwa nawe nabishyiremo imbaraga. Mwarubyiruko mwe, hari urundi rubyiruko nyarabibonye. Ibi mbabwira ni ubuhamya nyiboneye n'aya maso yanje ya kinyarwanda. Abantu nzi uko ugenda hariya kwa mu mujyi kwa Rubangura, kwasanga abasore beza nkamwe batakimenya niba kwambara bibaho, ntamenye ko yambaye, ntamenye aho yicaye, ntamenye ibyo arimo gukora kubera ibiyobyabwenge. Kandi aho niho turimo gusengera ngo tuje. Hariya niho hari ibibazo birenze biri hano. Wagize neza kuvuga ngo Afrika yacu ni nziza n'u Rwanda rwacu ni rwiza. Ugeze hariya nibwo ujya umenya iby'agaciro dufite, tutajya tumenya ko ari iby'agaciro, tugatangira gusaba ibyo tudafite. Ababyeyi ko bararira kubera ko agera hariya niba yari afite abana 6 bose bakamunanira, akabura n'umutaha mu rugo. So kongera ukishimira amafaranga ya Canada, oje mu kazi bakaguhemba 20,000 ku isaha ukabinezererwa. Ujya unezerwa kubera kuko wishimanye n'umugore n'abana. Ariko ikintu Satani yakoze muri biriya bihugu, yabahaye amafaranga ariko abima iminezero y'imiryango. Uwandura nakomeze yandure, n'uwezwa nawe nakomeze yezwe. Ngukiranirwa, muzi ibintu tujya dukora twakiraniwe. Tuzamurira Imana icubahiro. Iyo n'ubu mbonye abantu benshi batakizamuye, nta maboko mufite. Uko nugukiranirwa. Tuvuze ngo tuzamurira Imana icubahiro, kiba ari icy'Imana ntabwo ari icyanje. Icyanje ndagifite, mwokimpa mutakimpa, Imana yarakimpaye. Mvuze rero ngo tuzamurira Imana icubahiro, guhera kuba ari hariya hejuru, abari inyuma, abari hano, twese tuba tugomba kuzamurira Imana icubahiro. Ariko iyo tubivuze ugakomeza gutyo, kera ukubukiraniwe. Niki cyo kubwira kutoke muri kibazo cyawe wazanye, uzaho Imana izinyura. Tuzi ko yabwiye Abanyesirayeli ngo muzenguruke gusa bucece. Yigeze ibabwira ngo muzane imbunde,
biri usuzugura wosanga ariyo ntwari ikomeye yo kuridura ibyawe. Haleluya! Yohana arabwirwa ngo genda ubwire abantu ngo bakomeze ntubabwire ngo bakizwe, barakijijwe. Hari umuntu uri hano utarakizwa azamura ikiganza ko ndavugana n'abakijijwe. Hari uhara kizamure. Ntugire isoni, ni ukuri ntibiteye isoni. Bijya bibanziriza, reka arico mperaho. Agakiza tujya tukabonera mu buntu bwa Kristo Yesu. Honyine ubuntu bw'Imana nibwo bujya budutereka mu gakiza. Kubera imibabaro y'Igorigota. Kubera Yesu yaje mu isi arapfa, agirirwa nabi, arasuzugurwa. Mu isi habuze n'umwe, mu ijuru habuze n'umwe. Yesu aritanga araza, araducungura, agakiza twagaherewe ubuntu. Ariko ingororano tuzazihabwa n'imirimo dukora. Niyo mpamvu nyahereye ngo hari uhari utarakizwa azamura ikiganza kugira ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibyo tugiye kuvuga nibyo abakijijwe. Abarimo bakiranirwa n'abakijijwe. Abarimo bandura bari mu rusengero n'abakijijwe. Urahari? Uzamura ikiganza. Uru ruhande haruhari. Aha naho haruhari. Twese twarakijijwe. Mukomere Imana amashire. Nimba twarakijijwe agakiza ari ubuntu. Ingororano ni imirimo dukora. Marayika abwira Yohana ngo genda ubabwire ndi mu kubareba nkabona baribwiye ko bakijijwe kandi koko niko biri. Bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari umunsi batambutse abashumba barabatuza. Kandi ntibijya birangirira aho kuja mu ijuru, ntibirangirira mu kwatura. Oya, ira ni intambwe ya mbere. Bamaze gukizwa ntibahindukira ngo bave mu isi bayitera umugongo ibyo bakoraga batarakizwa ngo babireke. Ahubwo baraza bagukomeza gukora ibyo gukiranirwa kandi barakijijwe. Niyo mpamvu ndimo kubareba nkabona abantu benshi barimo kwiyandavuza. Abantu benshi barasambana ntibatinye kuza hano kuri podium kuririmba. Abandi benshi bariba amafaranga aho bakora ntibatinye kuza kuyatangamo icacumi. Abandi benshi baza mu materaniro amaboko bakayakunja. Abandi benshi barimo barashira imbaraga mu kubuza abafite imbaraga zo gukorera Imana kuyikorera, bagashira vitesse mu kubabwira ngo ibi muhaye mukora ni ibiki. Muzi igihe no yararimo abazi nkuge, abantu barimo bamubwira ngo se no ibyo urimo ni ibiki, ko wosaza we ntiyosaza neza, kurabaga inkuge nta mvura ihari, twabuze imvura none wowe kurabaza inkuge ngo imvura igiye kugwa. Ukiranirwa nagumye akiranirwe. Niba uri mu gukiranirwa ukanga gukorera Imana bakabikwingingira, bakakwingingira kuririmba, zange bireke ureke kuririmba. Nukuri mpagaze hano nta na rimwe umurimo w'Imana uzapfakara. Umurimo w'Imana si uwa bishop, umurimo w'Imana ni uwa Kristo, ni wowe wawupfiriye, ni uzi bikenewe hano. Umunsi uzohagarara izoza n'abari abasore barimo bava muri Kenya n'ahandi n'iri Bugande nahe baze baririmbe. Mwarubyiruko mwe, icyo Imana yaguhaye nico kizagucira urubanza. Ndiyo ukiranirwa, komeza ukiranirwe. Ntiyakiranirwa abapagani, harimo gukiranirwa abakristo bakijijwe bari mu rusengero. Ufite akazi, uzi ko niba umuntu afite akazi 9 n'irye, 1 n'iry'Imana rikakunanira, kurakiranirwa, kurirengagiza ibyuzi uzi ukuri ntuhaye ugukora. Komeza ukiranirwe. Niko Bibiliya yavuze sinje. Bishiremo imbaraga, ukomeze ukibe.
hanyuma wowe wabisobanukiwe, wowe uzi agaciro ko kuba mu nzu y'Imana no kumenya icyo Imana yakoze mu buzima bwawe gikomeye, ikaguha Kristo, ikaguha ubuzima, ikaguha kumumenya, ikaguha imbaraga zo kuyikorera, ikaguha amaguru n'amaboko, ikaguha umwuka wo guhumeka, ukabisobanukirwa ukajya ubikora uko ubifitiye umwanya, ndetse rimwe na rimwe tubikora no mu gihe kidakwiriye. Ko muragira ngo biroroshe gutega indege y'amasaha 16 ukagera hano kuwa gatanu, kuwa kabiri ugasubira mu yindi y'amasaha arenga 30? Ko muragira ngo biroroshe kandi ukora akazi gatunga umuryango? Tibababwiye ko Bishop yageze muri Australia, tiyageze hano kuwa gatatu, twageze hano saa 3 za nijoro. Kuragira ngo gukunda kugenda, niba hari ikintu kivuna ni ugukora ivuga butumwa, ubwiriza ku manywa na nijoro. Ariko uwezwa nakomeze yezwe, ukiranuka nawe komeza ukiranuke, ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Uwo ni Kristo wari utanze message kuri Yohana ngo aje kuyibwira amatorero 7. Ndaza vuba nzanye ingororano. Haba ingororano hatabaye gukora. None iyo batubwira ngo tuza tubyine dusirimbe tuje hanze tureke gukorera Imana, ninde watubeshe? Ni impamvu yo kudasoma ijambo ry'Imana. Tugomba gukorera Imana kuko dukorera imiryango, dukorera igihugu, dukorera imiryango, dukorere niyaturemye. None igikomeye Imana tujya tunegirija gukorera niyo finale y'ubuzima bwacu. Niho ubuzima bwacu bwa nyuma buzingiye. Izombwira ngo mu myaka 80 cyangwa 100 cyangwa 50 cyangwa 20 wabayeho uzimana, ibyo wakoze ni ibihe unkorera? Ni ibihe kugira ngo nkugororere? Imana agize ukuri kose, kandi cyane cyane icyo nyikundira, izireba intego twabikoranye. Uwezwa nakomeze yezwe, Kristo araje. Nuwandura nawe akomeza bishiremo imbaraga yandure. Ukiranuka akomeza kiranuke cyane 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 ko tugeze mu bihe bya nyuma by'imperuka byo kugaruka kwa Yesu. Usoma Bibiliya neza, iki nico gihe cya nyuma. Kandi iyo umuntu ari mu gihe cya nyuma uzobirebere niyo muhamukora examen d'etisoza umwaka wa 6 uja muri kaminuza, uzuraza amaguru mu ibasa, ukajya urara wicaye watangira gusinzira, ukajya ufata ibasa yuzuye amazi akonje ugaterekamo kugira ngo ubone urupapuro. None niba tugeze ku mugoroba wa nyuma kubera iki turi mu gusinzira, Kristo araje. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Kuriya aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya n'ibigiti, oya n'ibigiti. Kuriya ndamubona, kuriya araje. Hallelujah! Kristo araje, Yesu araje. Tubikunde, tubyange, tubyitegure, tureke kubyitegura. Yesu araje. Mwaba mama bakuze n'abato, Kristo karaza. Kandi kirimo kimuzana ni ukugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo azakora. Witekerezeho najye nyitekerezeho, ni ibihe ndimo nkora bizatuma Kristo angororera neza cyangwa akangororera nabi.
byanga byakunda ingororano z'uburyo bwombi zizobaho. Hazaba bazagororerwa ubugingo buhoraho n'abazagororerwa gusuhuza umutima iteka. Ariko uyu mugoroba wa none ijambo ry'Imana ryaje rimbwira twitegure Kristo araje. Ureke kwigira nabi, ugabanye intege nke, ugabanye ubukristo bwo gucira abandi imanza, ugabanye n'amagambo yo gukura abantu mu rusengero, ahubwo witekerezeho uvuge ngo umunsi wanje nugera, abankunda, abavandimwe, inshuti, itorero, abo twiganye, abanzi, abari muri karite, nibamara kuza kunsezera nzosigarana niki? Ngo bajya baza bose, ntimujya mubibona, bagatambukana indabo, abataza baguha amagifiti ni hariya baza bayaguhera ngo twamukundaga, bakagupostinga. N'abarya wavugaga ngo bataza bapostinga iyo umuntu yavuye muri ubu buzima ajya postingwa, mukamwandikaho amagambo meza ngo twagukundaga, ngo twagiraga gute, ikijya kikwereka ko ari amagambo y'amarangamutima. Ugiye gusura uwasigaye wosanga nta n'umwe wigeze agaruka mu rugo rwiwe nyuma y'icumweru. Ariko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo imirimo ukorera mu isi yanditse mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, nizoguhe kurya niyo muba muryamanye muri serikeye. Haleluya! Mwite ku rugendo rwo kuja mu ijuru, kandi nurutekerezaho neza tuzongera kwitwara ukuri mu kwitwara. Gusomana byabaye nk'ifyeri, ntabwo umuririmbyi atinya gusomana. Mureke mbabwire ikintu cyantangaje, abana banje bambwiye buriya overnight twaherutse, abana banje tugeze mu rugo bafashe telefone yanje, twatumiye abantu batandukanye, ntimuzomenya ngo ni bande, baja kuri YouTube barambwira ngo mama ngwino tukwereke ibyo twaboneye muri parking. Ibiki? Bajya kuri telefone, baririmbyi baririmbaga, barambwira ngo urareba uyu muririmbyi, turi hanze kubera ko hari huzuye, yavuye kuri podium, ageze hanze atangira gusomana n'undi musore nawe wari uvuye kuri podium. Biza bibera kuri podium, icyaha ntikikivugwa, kwihana ntibikibaho. Ariko ko turaja mu ijuru, ese ko kera habagaho gutenga abantu, ubu turakijijwe mu buryo nta muntu ugikora icyaha. Umwaka uzushe kuva nkijijwe nkagera mu Rwanda, nyageze mu Rwanda afite imyaka 14, mfite 42, ntaho ndumva batenze umuntu. Ariko aho twakuriye nkiri munsi y'iyo myaka, buri uzi ko bakoraga n'igaburo, abantu bagatinya kuryega. Pasiteri akavuga igaburo, akavuga ingaruka zirimo ryo gupfa kunywa no kurya, ukagira ubwoba kandi nta cyaha wakoze. Muzi ibyaha birimo bikorwa hano, ariko nta kwihana guhari. Kristo araje, kandi kimuzanye ni ukukugororera biriya uri mu gukora, ukabikorera mu ibanga, ukabikorera ku mugaragaro, ugahumira abana batoya, kandi wamara ugafata mikoro, ugafata Bibiliya ukaja mu ivugabutumwa. Biri mu bashumba, biri mu baririmbyi, biri mu bavugabutumwa, biri mu banyamasengesho, biri mu ngeri zose. Abagabo bari mu guta abagore babo basezeranye, agasohokana n'utari umugore we, kandi bose batuye i Kigali. Ayo ni amakuru y'ukuri. Yeme tubikiranirwemo, tuzanduremo, tubyinjiremo, tubikore cyane, niko Bibiliya yavuze. Ariko araje vuba kandi azanye iki? Ingororano, kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo ukora. Itekerezeho mwene data, itekerezeho mwene data, itekerezeho. Agakiza ni wowe, no kuza mu rusengero ni inyungu zawe.
abamama twabanye kuwa mbere yarababwiye ndababwira ngo ntimukongere kuvunika ngo umuntu ajya avuga ngo Foursquare ntibakundana. Uzomwegera umubaze ngo se wowe wakunze nde? Kuzuvuga ngo ntibakundana, ntibagusuye ibi nibi, wowe wasuye nde? Ninde wasuye? Iteka abantu bableminga kubura urukundo mu itorero nibo bataza barutanga. Kuko umuntu utanga urukundo, ndakurahiriye ndi hano kuri podium, abaririmbyi baza bamusura, abanyamasengesho bakamusura, abamama bakamusura, abapapa abantu bose bakajya bifuza kugera iwawe, kubera kuko ugiye gusarura icyuzu biba. Icyuzu utanga nicyo kigiye kukugarukira. Ariko ntawe uragerera mu rugo, ntawe ujya usura yarwaye, umuntu ararwara agakira, ntawe ujya utabara yapfushije. Hanyuma wagira ibyago ushaka ngo Foursquare kirite ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu bose bagera iwawe. Kandi kenshi impamvu tuza tubikora ni ukubera kuko abo dukorana baba baje, umuryango ubuzi ko tuhateranira kandi ari itorero rinini, ugashaka kugira ngo ugaragaze ngo muri rya torero rinini muzi bose bagomba kuza kugira ngo mubone kuko bashigikiye. Bazoguha icyo utanga, ntukababare. Nukenera ko bagushigikira uzushigikira abandi. Kristo aje kuduhembera ibyo dukora, bibe ku mugaragaro, bibe mu ibanga, bibe byiza, bibe bibi, aje kubiduhembera. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Kuriya aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze. Emana sasi kuriya ndamubona, kuriya araje. Twebwe tuje gushyingura Rusororo, wagenda nyuma y'iminsi 4 ugasanga aho mwashinguye umuntu ubu bageze ko ku muhanda. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Kiranirwa cyangwa ukiranuke, ezwa cyangwa ukomeze wiyandavuze, ariko Kristo araje kandi azanywe n'ibihembo. Mu ijuru haba ibitabo 2, igitabo cy'ubugingo n'icy'imirimo. Kurareba iriya mirimo uzukora, iriya wiyiziho, araho izokugeza mu bwami bw'Imana. Benshi bajya batangira kuvuga ngo ntabwo tuzojanwa n'imirimo. Yego sizo, tuzojanwa no gukizwa, ariko ingororano ziri mu mirimo, ziri mu byo dukora. Yesu cyangwa Imana imaze kurema Adamu na Eva, irema Adamu mu ngobyi ya Edeni, yamuremeye Edeni, ishiramo ibiti ibyera imbuto agomba kurya, ishiramo imigezi, ishiramo igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Irangije iramubwira ngo Adamu, ibi ndabigukoreye, ariko nguhaye umurimo, ugende ubibagarire, ubihingire bise neza.
none nimba umuntu wa mbere Imana yaremye yaramuremye ikamuha umurimo, wowe kubera ikukizwa wamara ukumva ko ari ukuza ukicara mu ntebe abandi baguze, tapi abandi bashizeho, indabo abandi bashizeho, mikrofone zaguzwe n'abandi, sound yatanzwe amafaranga n'abandi, wowe nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Kristo azanye ingororano kandi aje yihuta kugira ngo angororere ibyo nza nkora. Ariko biteye ubwoba we, biteye ubwoba. Abantu bambonye online Foursquare bakubonye nawe nuja kugororerwa, Imana ikubwire ngo muri ya materaniro yose nakurya wakaza wigira sinyigeze nkubona. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Reka soze konfi dusomere muri Luka, ariho nsoreza. Ariko umenye ngo Kristo karaza kandi utekereze ku byo urimo ukora. Abaririmbyi mu bitekereze, abanyamasengesho mu bitekereze, kandi nyababwiye ngo Imana izireba intego uhaye ubikorana. Ntabwo igireba attendance, ireba intego. Urubyiruko mu bitekereze, abamama tubitekereze, abapapa mu bitekereze, abashumba mu bitekereze. Abashumba bubu babaye bo gutukana gusa. Umuntu agatangira itorero ryo gusenya irya mugenzi we, Imana izoreba intego yatumye uritangira kandi niyo izoguhembera. Ribemo ibihumbi 10, ribemo ibihumbi 5, ribemo ibihumbi 2, izoreba intego yatumye utangira rya torero. Ni Imana izoguhembe. Imana ni Imana, ni Imana y'amahame, ni Imana yera, ni Imana ikiranuka. Ntabwo izoguhemba ngo nukubera ko ushumza abantu ibihumbi 5. Izoreba intego yatumye utangira rya torero, ni izoguhembera. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Haleluya! Amen. Amen. Umenye ko ari intego igituma umuntu Imana imuhemba ibikorwa byose akora, gucikamo kuvaho. Kuko amatorero ajya atangira aba y'i Kigali, aba yo mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, aba yo muri Canada na Amerika na Australia, amenshi azacikamo atwara igice kimwe cy'abakristo wari ufite akaja kugira abakristo. Ntabwo abagiye kuvuna abatarakizwa, kandi hanze hari abapagani. Izoguhembera intego yatumye uritangira. Muragira ngo turenze abashumba nibo bazocibwa imanza zikomeye. Uzi kuzobazwa imitwe y'aba bantu bose. Abajya bitwara nabi ntubagendere rubizi, Imana izobakubaza. Abuzi batajya batanga icacumi ntubicaze ngo babwire ngo yewe kurihemukira, ukabihorera ugacece kuri umushumba. Imana izobakubaza, izokubwira ngo ziriya ntama ko wari umwungeri, ziriya ntama zari zifite imbaraga nke, washizemo izihe mbaraga kugira ngo ukarabe? Izobitubaza. Ndiwega niyo mpamvu mbaye mbivuga, izobimbaza. Nguriya araje, Nguriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze. Ay, Nguriya ndamubona, Nguriya araje. Kristo azanye ingororano, aje kugororera uwakijijwe wese n'utarakijijwe wirengagije gukizwa, kandi
ijwi ry'Imana rijya rimugeraho buri gihe, nawe azamugororera ibihwanye n'amahitamo ye yahisemo. Dusomere igice cya 16 Luka, uhere ku murongo wa 25. Nimara nsoze apotre aje kutubwira ijambo ry'Imana. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanje, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe byose ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza. Lazaro nawe yahawe ibibi ariko none ubu aguwe neza. Naho wowe urababazwa cyane. Naho wowe wahura ubu nyine urababazwa cyane kubera ko wahawe uburenganzira bwo guhabwa ibyiza ukiri mu mubiri, hanyuma uhitamo kubikoresha nabi. Kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini. Uretse n'ibyo hari umworera munini hagati yawe na Lazaro. Washiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha. Impamvu Imana yabikoze gutyo, yari izi ko amarangamutima yacu yokorwaho. Wazubona papa wawe ari hariya, wagombaga kumenya ko ari mu bwami bw'Imana, cyangwa umwana wawe, cyangwa umuvandimwe wawe, cyangwa umuririmbyi mwaririmbanye, cyangwa umushumba wawe, ukumva wajya kumuzana. Aramubwira ngo byashiriweho kugira ngo uri hano adasubira hariya, hanyuma nuraho nawe muri uwo mworera ataza hano mu gituza cya Aburahamu. Nawe ati, ndakwingize sokuru ngo nibura umwohereze kwa data. Mwumva aho hantu hakomeye. Aramubwira ngo ubwo bitagishobotse, ngiye gusarura, ngiye guhemberwa ibyo nyahisemo, ndakwingize sogokuruza, kuko mfite bene data 5. Mfite abavandimwe tuvukana 5. Ababurire ngo nabo batazaza. Nasubire mu isi, agende mu isi, aje kubabwira ubutumwa. Nazuka bari bazi ko yapfuye, hanyuma akagenda akababwira ibyombamo hano, akababwira naho nawe ari. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi. Aburahamu aramubwira ngo hari Mose, hari abahanuzi. Barumuna bawe n'abavandimwe bawe n'ishuti zawe n'abo mwasenganaga, nibatabumvira ngo bumvire Mose n'abahanuzi, nukuri ndakurahiye niyo Lazaro yozuka ntibomwumvira. None nibagende bumvire intumwa n'abahanuzi, kandi abo nabashumba Imana yabashize mu biganza. Mujya mwirengagiza itorero, ariko buriya niryo rifite akamaro gakomeye mu buzima. Ubu ngubu ikintu giteye ni ministeri. Buriya ministeri yakagombye gukora, uri inshuti yanjye cyane, uriya banaziri mwamugenda mugakora ivugabutumwa, mwarangiza kurikora mukatuzanira iminyago y'abakijijwe tukababatiza hano. Ariko ivugabutumwa ryo kuja kubwiriza abakijijwe tuba twagiye gutarama. Ni igitaramo si ivugabutumwa. Kandi ubwo mvuze abanaziri kubera na larume nuko nagisubizo nuko n'izindi muzi. Ministeri niyo kuja mu ivugabutumwa ikaja kubwira batarakizwa, hanyuma mukabazanira abashumba bakabarera, bakabakuza, bakababatiza, nabo bakaja kuvuna abandi. Ariko ubu nyine za ministeri nizo kugira ngo mwenjoyinga ubuzima bwanyu. Niko zimeze, kandi zituma mudakora mu itorero. Kandi reka mbabwire, mwari muzi ko ubuzima bwanyu buzobazwa abashumba, butazobazwa ba perezida muza muvuga ngo perezida kwisi. Kuriya biriya ni amatitere. Nta perezida w'abayumbu uzokubazwa, nta na perezida w'abanaziri uzokubazwa, ariko bishop azokubazwa. Hanyuma rero utekereze niba kuri mu gukora muri Foursquare, niwe uzokubazwa, niwe uzotanga ripoti yawe, utangire wipime umenye ibyo azobazwa n'Imana ku buzima bwawe, kandi azobazwa bya bindi uzukora. Nimwitegure umesi bisura mu maraso y'umwana w'intama. Guriya aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze. Guriya ndamubona,
mutambuke hano. Nimba uzi ko hari ibyo wirengagizaga gukora kandi ushoboye gukora utakoraga, umenye ko iki nico gihe cyo gukora kandi uzohemberwa bya bindi ukora. Utambuke hano usaba Imana imbabazi wenyine, ubwira Imana ngo Mana umbabarire, igihe maze hari ibyo ndakora neza ariko maze kumenya neza ko nzohemberwa ibyo nkora. Oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, mutambuke hano. Ubu ndakarabye, nimuza muraza, nimutaza mesaje nyayitambukishije. nguriya araje, Nguriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Nimwitegure, ayi mudasibishura amaraso y'umwana w'intama. Nimwitegure, nimwitegure, mudasibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure, yoyo, nimwitegure, ayi mudasibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nguriya araje, nguriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje, nguriya araje, nguriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Niba uziko utajya ukiranuka mu cyacumi, kandi ndi umushumba wa Foursquare ndabizi, utambuke hano ubwira Imana ngo Mana, no mu byo nzohemberwa nabyo harimo gukiranuka mu cyacumi. Utambuke usaba Imana imbabazi ikwambika imbaraga zo kugukiranukamo. Nimba uzi ko hari impano wicaranye mu murimo w'Imana utarimo ukoresha, uzi usaba Imana imbabazi hanyuma ikwambika imbaraga zo kubasha gukorera mu mpano yawe. Komeza. Mu maraso y'umwana w'intama, nguriya araje, nguriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Nimwitegure, yoyoyo, nimwitegure, mudasibishura mu maraso y'umwana. Mana ihimbazwe. Nimwitegure, nimwitegure, mudasibishura mu maraso y'umwana. Mana ishimwe nuko nguriya araje, nguriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Asabe Revera Kado azasengera imitima yatambutse kugira ngo
Imana ibashoboza gukora umurimo wayo, kandi ibyo umuntu akora nibyo azahemberwa. Kristo araje. Murakoze.